Okay, agafilime kacu nuko gatangiye. Kumbe hari cyaturutse nyuma ya Afande muri ubwo buryo, kiraza gifata ikintu bita umunyururu, cyitonze urave kuri Rudomoro wacu, araza awufatisha muri briefcase nk'abandi banyoni bose. Kumbi hari uwazaga Kaserebe wacu yitegereje hakurya, hari icyo yabonye. Biriya ni ibiki kandi? Kaserebe wacu abonye umuginga wana uri inyuma ya Afande muri buriya buryo, urave kubiye imyaka gaburiro sasa kirangije gishyiraho akagufuri cya Rudomoro. Wana kita kiza gicapura Afande wacu fone yiwe rero sasa. Wana kimuhagarara imbere, ubundi wowe ufite ubwenge kwanza umva kuntu kimubwira. Kumbi bagiye kurwanga Afande kugenda, briefcase yarasigaye. Kaserebe wacu ari kubyitegereza byose. Wana Afande wacu ako kanya itagaruka gufata briefcase ho gatwa we mukureba neza yitonze asanga bayishumitse nk'ejo. Wana aravuga ati bisi byakunda, akurikira umuginga rero sasa. Afande wacu ngabo uko birukanka. Ku rundi ruhande barakwereka hano hari uwaje porampora yitonze nk'abandi banyoni bose bakitarira iwacu. Ako kanya gitangira kugira gute gufata briefcase kiyikura ku munyururu. Ngabo rero sasa kumbu Kaserebe wacu yitegereje neza, yarongeye abona umuginga hariya uri gutwara briefcase ya Afande. Wana riri wacu nubwo burya acungamo ko nta muntu uri aho hafi ho gatwa we. Kumbi cyatazi nuko Afande Kaserebe ari kumureba. Kumbi Afande Kaserebe wacu yahise aza kureba umuginga bubi na bwiza. Wana yacapye mugu. Ngabo rero sasa barakwereka rero hano uyu yakwiye briefcase agiye kwirukanka mu gihaje, ahita ahura na Kaserebe wacu. Wana aramucunga abona biranze, ahita nyura undi muhanda rero sasa. Ngabo barashyiditse uzaza urebe. Ngabo karitsiyezo nizo. Wana barirukase rero nk'abandi birukasi benshi. Ngabo rwose barakinagiye muri ubwo buryo. Ari nako nkubwira ngo wibuke gukora subscribe kuko ari ingenzi cyane. Basi bafateho muri buriya buryo rero sasa nkubwira ngo umuhanda bari kunyuramo ni uwa Afande yirukankanyemo cya kijura. Wana kumbi ku rundi ruhande barakoreka Afande na cya kijura rwashyiditseho gatwa we. Umuginga araje witwa Rudomoro, nta kindi yakoze yaraje yitsimba hano. Basi Wana nari mpfuye mva Kinyanza bogeza ariko ahagira cyane. Kumba Afande wacu nawe ari inyuma ari kuza yatanya yirukanka vibaya sana nk'abandi banyoni bose. Basi ukurikira unareberero sasa. Ngabo Afande araje akurayo pizitori rero sasa atangira gukurikira umuhungu. Kumbi yamunyuzeho. Afande ageze hano avuga ati umuginga kumbi ikiginga cyagize ubwoba nubwo buryo kikanura wo gatwa we aranyica no foto. Niko cyatangiye kuvuga kandi koko Afande wacu yahita kirangiza gifashe. Basi Afande wacu rwose atangira gushakisha impande n'impande areba umuginga umukadiriye akamucapura na telefone ye. Basi ukurikira unareberero sasa. Fundi iravuze ati mfashe umuginga nahita murigosura. Wana urave kubiye imyaka Afande wacu yarashakishije nakatagize. Afande Sitevo wacu rwose yarashakishije ntakatagize, yahize impande n'impande ariko sinzi birahirirahi. Ukurikira unarebe. Kumbe barakoreka ku rundi ruhande kino cyaraje kirukanka cyariri cyacu kigeze hano kita kitsimba imbere y'iyi modoka. Wana maze uwitwa Kaserebe wacu azana waguruka kibuno mpamaguru kaguru wajyaga he. Wana akinyuraho wo gatwa we urave kubiye imyaka. Kaserebe wacu ageze hano nawe araparika muri ubwo buryo rwose. Kaserebe wacu Wana umuginga acikiye hera. Kaserebe wacu ntabyumva neza. Kumbi barakwereka icyitwa cya Rudomoro cyacu hano cyatangiye kuvayo bwombo. Afande wacu we ari imbere ari gushakisha umuginga, ntazi ko umuginga muri inyuma. Basi
Hey, ukurikiye unareba akantu ku kandi kumbi kino cyaraje bwombo rero mu gukata kitonze kiza kirukanka Kaserebe wacu ahita gicakira. Ngabo rero kumbi ko yakagicakira iri wacu yarabyitegereje nabibona. Ndugu baramufashisha nta kindi iri wacu yakoze yahise ukakora ibyo akora barakoreka afande wacu baramusifuye ati samahane ngwino urebe afande wacu ko yabona umuginga bamufashe. Okay, afande wacu nawe ahitaza kina biroko nk'abandi bafande bose. Ngabo rero sasa kombi ku rundi ruhande cyane cyacu cyatangiye kwiruka nkaho gacwa we cyaracitse nguzaza urebe rero Rudomoro wacu nta kintu rwose yakura ngo bikunde baramucakiye afande wacu nakujya. Aya basi bafashe umuginga wana nyamara rero uko bafata umuginga hariya barakwereka riri wacu we arakirukanka briefcase yarayitsindiye. Wana iki ngiki cyo bakinyase wa muginga we niwe wunyibasha nta soni sha. Wana uko banyata kiriya bakimereye nabi riri wacu rwose yaraje riri wacu agafilme akagarutsemo muri buno buryo rwose ukurikiye unarebe ari nako nkubwira ngo wibuke gukora subscribe like share nimburi mushyashya kuri channel kugira ngo dufilime nk'utu tujye tukugeraho mu bambere. Aya basi iki cyagize hano kiraparika ewe igihe cyenda kuvamo ndakurahiye. Wana rero cyageze hano kiravuga ati byanze bikunze mbanze ndebe ikirimo ndani. Wana riri wacu atangira gufungura briefcase ngarebe ngo kesi kiriya. Aya basi maze mu gufungura yitonze yaguye ku mafaranga menshi. Wana dore kashi amadolari gusa. Wana rwose kiravuga ati reka mite mfunga briefcase rero sasa cyarayifunze fasta. Wana sasa uriya muginga bagiye kumufata nanjye ndebye nabi bamfata reka ngiye mu rugo ubundi nkwereka icyo nikorera. Okay, yungutse igitekerezo rero sasa reka ngiye mu rugo ubundi mite nkarenga. Aya basi riri wacu niko yavuze. Okay, ukurikiye unarebe rero sasa cyaraje rero gitangira gucapa mu gubundi bushyashya riri wacu uko acapa mu gunyamara ku rundi ruhande uyu nguyu bamufashe bamujwetse ngabo ati rwose briefcase yanyu nayo mfite gusa uyifite najya kubereka haba urave kubiye imyaka rero sasa tujyane ujye kutwereka sha kombi gifite briefcase terago kikuntu kiruka nkaho gacwa we cyari rukase mana fasha we kiraza kirakata kitarwiyambitse nk'abandi bajura bose wo gacwa uko bamera. Ngabo rero sasa riri wacu yaraje anayingiya ndani. Wana uko yinjira barakwereka cya Rudomoro nacyo barakizanye mu bina bwiza kandi fasita. Wana ngo kijye kubereka aho uriya watwaye briefcase atuye. Wana baramucakira rero muri buno buryo baramutambikana uwitwa Rudomoro wacu. Ngabo rero sasa kumbi barakwereka cyane ku rundi ruhande cyaraje kigaruka kitarwiyambitse kumva uko kigaruka rero sasa. Wana arabari kuza. Okay, ako kanya bakasana leo gatwa we bahise bahura na cyariri. Wana bajya kugifatira icyarimwe basiga kino cya Rudomoro kita kikarenga Kaserebe bacagikurukira ariko ntacyo byatanga. Wana cyamuri icyo bita iki umukukuzo. Wana cyaramusize rero gatwa we cya Rudomoro cyatse cyuru kurenza umugingo raducitse sha. Wana ako kanya Kaserebe wacu na rudi nyuma. Wana ngabo rero sasa afanda wacu we yafashe kino kiginga kandi nicyana mucika wa muginga ukamenyera sha nasoni. Wana afanda wacu rero abafande bacu baraje bati bakanyaga umuginga mu bina bwiza icyo biti imiripuro cyo kiravuza ubuhuha. Wana umuginga nuko bamutambikanye riri wacu azize kwiba. Ngabo rero sasa ari nako gafilime kacu kagera ku musozo wako mbabwira ngo nyaboneka nimwirinde kwiba kuko nta keza kabyo murambi babwira rwose. Ari nako rero nongera kubabwira ati mani bandebera ikintu kimwe mwese twabanye ndabakunda cyane. Ciao.